Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Marpas. Iki ni ikiganiro impamo y'ijambo aho tuganira ku bintu bitandukanye by'umwihariko ku murongo w'iyobokamana ndetse n'ubukristo. Abantu benshi bifuza kuba abana b'Imana ndetse bakaba abaragwa b'ijuru. Ariko se abaragwa b'ijuru ni bande? Abana b'Imana ni bande? Ese Imana cyangwa Bibiliya yaba yarahishuye mu buryo mpamo koko abaragwa b'ijuru cyangwa se abana b'Imana? Wamenya ute ko uri muri uwo mubare? Tudatinze, iki kiganiro cy'uyu munsi giye kutwereka ni bande bagize ubwoko bw'Imana, ni bande bagizwe abana b'Imana. Kimwe mu biganiro bishishikaje mperutse kubona ku bitangazamakuru bitandukanye kibazaga ngo ese Yesu yaba ari umwirabura, umuzungu cyangwa umuyahudi w'i Galileya aho yavukiye? Nubwo bisa nk'ibidashishikaje rwose, ariko abantu bagiye bibaza ibibazo bitandukanye mu kumenya ni bande bagize ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana n'abahe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese koko ni iki Bibiliya ivuga ku bantu bagize ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana. Ni abirabura? Ni abazungu? Ese ni abametisi? Ni abayahudi se bahavuka gusa? Ni abakristu? Ni abayisilamu? Ni ababudisme, abakonfisiyasi n'abajudayizme? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro impamo y'ijambo aho tugiye kurebera hamwe ni bande bagize ubwoko bw'Imana, abaragwa b'ijuru ni bande. Bibiliya iduhishurira abagize ubwoko bw'Imana cyangwa se abana b'Imana ngo ni bande. Ibi duhishurira ikoresheje ibyanditswe byera. Niba wemera Bibiliya kandi wemera ko ibyanditswe byahumetswe n'Imana kandi bikagira umumaro wo kwigisha umuntu, uyu munsi turavumbura ibanga ryo kumenya koko abagize ubwoko bw'Imana. Ni bande bagize ubwoko bw'Imana? Abantu benshi barifuza kuba bagize ubwoko bw'Imana, ariko hari icyo bisaba. Petero intumwa ya Yesu ayobowe na Mwuka Wera yagaragaje neza abagize ubwoko bw'Imana. Tubibona mu rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 2 umurongo wa 9. Turasoma abagize ubwoko bw'Imana ni bande. Mu rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 2, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranije, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abandi Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ni mwari ubwoko, ariko none ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Mwabyumvise? Abagize ubwoko bw'Imana, yaba wowe yaba njyewe, ni umuntu wese wiringiye Imana. Ntabwo ari isura, ntabwo ari ibara ry'uruhu, ntabwo ari ubwoko, mu bwoko runaka ngo uyu ni umwirabura, ni umunyarusiya, ni umunyabelarusiya, ni umufiji, ni umunyendonesiya, ni umunyarwanda, ahubwo ni abantu bose bari mu Mwuka Wera. Kuko Petero n'ubundi mu byakozwe n'intumwa bavuga ko uwo Imana yishimira ari uri mu mahanga yose, ariko wishimira ijambo ryayo kandi agakora ibitunganye rwose. Abantu bajya bashyiraho insika bakavuga ngo aba ni bo bwoko bw'Imana, bakavuga ngo abangaba turi kumwe, ariko ibyo byose ni imitego ya Satani yo kuboha abantu ngo bave muri wa murunga w'urukundo utuma abantu bagira ubwoko bw'Imana. Kuba ugeze ubwoko bw'Imana ni ibintu bisobanutse rwose iyo ugendeye ku mahame y'icyo Bibiliya ivuga. Yesu arababwira ngo itegeko riruta andi yose ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Se ni iki cyatumye tuba abagize ubwoko bw'Imana? Hari icyo twatanze se? Ni icyo umuntu yakora kugira ngo abe agize ubwoko bw'Imana? Tito igice cyaho cya 3 umurongo wa 3 haraduha ikiguzi cyangwa icyo bisaba kugira ngo tube abagize ubwoko bw'Imana. Reka dusome Tito igice cyaho cya 3 umurongo wa 3 haravuga ngo Tito igice cyaho cya 3 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko natwe kera twarabapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turabo kwangwa urunuka, natwe twangana. Ariko ku murongo wa 4 aravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza, nyamara kugira neza kw'Imana umukiza, Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse,
iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uw'Imana yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho. Ibyo byose tubonye ko ari impano y'Imana itangwa n'Imana, idatangwa n'umuntu uwo ari we wese kubw'impamvu runaka. Muri Yohana igice cya 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abahabwe ubugingo buhoraho. Hejuru yaravuze ngo yari mu isi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nawe ushobora kwifuza kuba abagize ubwoko bw'Imana, kuba umuragwa w'ijuru w'ukuri, ndetse kuzasanganira Yesu ubwo agiye kuzagaruka. Ariko se ni iki gisabwa? Pawulo atugira inama mu rwandiko yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa 8 yaranditse ngo, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cyaho cya 3 umurongo wa 8 aravuga ngo, ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya n'uburakari, igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshye, ahubwo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. Abagize ubwoko bw'Imana n'aba ngaba. Arakomeza ku murongo wa 10 akavuga ngo, reka nongere nsubire ku murongo wa 9 ngo, ntimukabeshye, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurwa mushya, mukambara umushya uhindurwa mushya, kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho nihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umusikuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Ngaba abagize ubwoko bw'Imana, bidahereye ku ibara ry'uruhu, ikidutandukanya, ururimi tuvuga, ndetse n'ibindi byose birema inkuta ku bantu bagize cyangwa se ku batuye iyi si ya none. Abagize ubwoko bw'Imana ni abadafite igomwa, ni abadafite icyo ari cyo cyose kibatandukanya, ahubwo bari ku murunga w'Imana ugizwe n'amasengesho ndetse n'urukundo. Pawulo hasi aratuha andi mahame cyangwa ibindi by'ingenzi twagenderaho kugira ngo twumve ko turi mu bagize ubwoko bw'Imana. Mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarira. Keretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Ngaba abagize ubwoko bw'Imana bagira urukundo. Biratangaje ko abakristo muri iki kinyejana kandi bizera Imana bahora bajya gusenga buri gihe. Wenda se uri umukatolike mwiza, uhora ujya mu misa buri gihe ugahazwa. Wenda se uri umudivantiste mwiza, uhora ujya mu isabato ukumva amahame y'ishingiro y'icyo itorero rikubwira ndetse n'inyigisho nziza. Wenda se uri umuhamya wa Jehovah, uri umubwiriza mu buryo butandukanye, ugendera ku mahame ndetse ukora umurimo wa giteokrasi ndetse n'ibindi byose, uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana utuje. Uri umuprotestanti, uri umuorthodoxe, uri umuanglikani, urundi n'andi matorero, cyangwa se uri uwo muri church runaka, uraririmba, urasirimba, ariko ugasanga abantu igomwa, imunabi n'urukundo rukeya birabuzuye. Ndababwiza ukuri, nta kindi cyera kirabura kandi nta kizatuma turenza ibirenge byacu hano, ndetse nta kizatuma tugira ibyiringiro bidasaza, aribyo bizatuma dusanganira umwami wacu Yesu igihe cyose igomwa ndetse n'urwango ruri mu mitima yacu. Niba dushaka kuba abantu bagize ubwoko bw'Imana, niba dushaka kuba abaragwa b'ijuru mu buryo bwuzuye, reka tugire urwo rukundo. Umurongo wa 15 ngo, mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire umutima kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwire rifite ubwenge bwose, mwigishanya muhugurana muri zaburi
uyu murongo ndawusubiramo. Ijambo rya Kristo umurongo wa 16, Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 ni isomo rishishikaje ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwira rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu, kandi icyo muvuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese ku bwayo, mu izina rya Yesu, amina. Amahoro ya Kristo abe muri mwe, muririmbe muri zaburi mwishimye. Umuhimbyi umwe yarimbye indirimbo aravuga ngo muhumurizanye mu ijwi ry'ibyiringiro, ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Kandi si uko kuba abaragwa b'ijuru gusa, tuzaba dufite umutima utuje, tuzaba turi abantu b'Imana. Aba nibo abantu b'Imana, ishyanga, abo Petero yavuze mu gice cyaho cya 2 rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, abari ubwoko. Abo ngabo nibo abantu b'Imana, ishyanga ryera, umukumbi w'Imana, abantu Imana yitoranirije. Yesu yaravuze ngo yari mu isi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemera. Ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. We niwifuza kuba umwana w'Imana? Uyu munsi waba umwana w'Imana, uyu munsi waba umuragwa w'ijuru, uyu munsi wahinduka muri ibyo byose. Biri mu ipfundo rimwe ryo twabonye amasomo atandukanye, yaba iryo twabonye muri Petero urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, iryo twabonye muri Tito igice cya 3 umurongo wa 3, ndetse n'ingi tubonye Paulo yandikiye Abakolosayi igice cyaho cya 3 umurongo wa 8. Nshuti muvandimwe, insika zibidutandukanya, uruhu, imyemerere, ibindi byose, amoko ndetse n'ibindi byose biciye bugufi, ndetse ni nk'amase nk'uko Paulo yabivuze, ugereranyije n'icyo Imana itubwira cyo kuba abana b'Imana, cyo kuba abagize ubwoko bw'Imana. Niba wifuza ku bwoko bw'Imana, tangira uyu munsi kandi usaba Imana kugira ngo igufashe ubane nayo, kandi uce bugufi kugira ngo usobanukirwe n'ibihe tugezemo. Urakoze muvandimwe kugukurikira ikiganiro impamo y'ijambo. Uyu munsi twareberaga hamwe ni bande bagize ubwoko bw'Imana. Tubonye amasomo atandukanye atweretse abagize ubwoko bw'Imana. Umurongo uruta iyindi yose ni urukundo, ndetse no guca bugufi, ndetse no kwegera Imana biruseho. Reka dusengere isengesho rigufiya ngera ku musozo. Uhoraho Mana ikomeye, umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watugize abana bawe biturutse mu maraso y'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Yicishe bugufi, akora byose kugira ngo atwirehereze. Dufite insika zitandukanye zituma tutakwegera, kandi abatandukanye koko ntibazabasha kubana muri ubwo bwami bw'ijuru. Nicyo gituma tugusabye ngo uduhe umurunga w'urukundo ndetse no kubana bitandukanye n'ibyo abantu bashyiraho insika hano kuri iyi si, kugira ngo tube abana bawe ukunda kandi wishimira. Uyu munsi twuzuza ubuntu bwawe, uyu munsi duha urukundo rwawe, kugira ngo nimbona mugenzi wanjye mubone nk'uko nanjye ndi. Numve yuko ikimubabaje numve yuko icyambabaza cyamubabaza, numve yuko icyo akeneye nanjye nagikenera. Maze icyo gihe nitumara gukora ibyo byose, imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi bose bazabona ibyiringiro, ababaye bazabona ibyiringiro, maze duhurize ku murunga. Ngwino ubane natwe, duhindura ibitashoboka, duha urukundo rwawe, duhe kuba abaragwa bawe, duhe kuba abana bawe, turinde insika zose zadutandukanya, ahubwo tube turi ku murongo umwe w'amasengesho w'urukundo, ari nawe uzatuma tuzamura ibirenge byacu tukabikora kuri iyi si y'imburamumaro, tukajya iwawe aho waduteguriye, aho watubwiye ko dufitiye amazu meza. Gushima umuvandimwe wese wakurikiranye ikiganiro, gushimiye abavandimwe bari hirya no hino ku mpande enye z'isi bakurikiye ibyawe, kandi gusimba imbaraga idasanzwe y'ubutumwa bwiza iri gukorwa muri iyi minsi kugira ngo iteguze kugaruka kwawe. Ngwino ubane natwe, uturinde iminwa n'imitima bye kuko isoni, amahoro yawe atagereranywa abane natwe. Ibyo mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu umwami n'ubucunguzi wacu. Amina. Ushobora kumbaza cyangwa se tukaganira byinshi ku nshinga zitandukanye, unyandikiye kuri email yanjye ishimwejosue74@gmail.com. Ubona cyagushishikaje ndetse hari ubutumwa kiguhaye, wagisangiza inshuti, ugakora n'iyo subscribe kugira ngo dukomeze kubana kuri uyu murongo. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibeze rwose.